ndetse kivura indwara y'ibere. Ku isi habarirwa nibuze indwara 26,000. Izo ndwara zose zigabanyije mu bice 18. Uhawe ikaze kuri MX Empire. Uyu munsi tugiye kuganira ku bihingwa 10 bivamo imiti ya mbere ku isi, bivura abantu benshi cyangwa se bitanga imiti myinshi nyine hano ku isi, bikaba bivura ikiremwa muntu ndetse n'ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Ni ibiti 10, ni ibihingwa 10, ushobora kubihinga iwawe mu rugo ukaba wabikoresha nawe ukivura, cyangwa igihe wabikoresheje neza indwara zimwe na zimwe mu byo zivura ntabwo zishobora kukwataka. Yewe hari abarwara ugasanga indwara zaraba zahaje rimwe na rimwe bakanapfa kubera nyine gutinda kwivuza no kutamenya wenda ikibazo bafite n'uburyo bagikemuramo cyangwa uburyo bakivuzamo. Ariko najya nkubwire ngo izo paracetamol unywa, amoxicilline, Coartem n'indi biti myinshi ntarondoye ikomoka mu ibi biti cyangwa se ikorwa mu ibi biti tugiye kuvuga. Nyine birashoboka ko nawe ushobora kuba wakivura indwara zitandukanye cyangwa ukaba watuma nyine izo ndwara zitakuzahaza kubera kongera umubiri wawe udahangarwa, nyine ukaba wabasha kurwanya izo ndwara zishobora kukwataka igihe runaka utazi ndetse no mu buryo utazi. Wawe ikaze rero usaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byiza ku gihe kandi nk'ibi ngibi, tume nawe ugira ubuzima buzira umuze ubikesha kuba warahisemo neza gukurikirana MX Empire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka dore ku mwanya wa mbere w'ibihingwa cyangwa w'ibimera hano ku isi, nyine ibimera karemano byafashije benshi cyangwa bizahura ubuzima bwa benshi mu gihe batatswe n'indwara cyangwa se igihe bumva umubiri wabo wacitse intege bitewe n'udukoko twabinjiye mu mubiri tukanesha abasirikare b'umubiri wabo. Ibimera tugiye kuvuga nibyo bikorwamo imiti nibuze wivurisha ubuzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa zimwe mu nama uhabwa na muganga, ndetse n'abuzi barwaye bavurwa n'iyi miti. Ku mwanya wa mbere turasanga ikimera cyitwa turisi. Turisi tugerageje mu rurimi rw'ikinyarwanda ni nko kuvuga, tugerageje mu rurimi rw'ikinyarwanda nyine turisi bisobanuye cyangwa bijya kuvugika kimwe nk'umuravumba. Ubundi iki kimera kigira amoko 4, harimo Rema, Krishna, Vana na Kapur turisi. Ubundi iki kimera cyitwa turisi gikunzwe kwitwa izina cyangwa cyahawe izina rizwi nk'umwamikazi w'ibihingwa bitewe n'akamaro gifite ndetse n'uruhare kigira mu buzima bwa benshi igihe bivurisha cyangwa barwaye. Nyine bivurisha iki kimera. Uri kwibaza gikora gute se? Ese umuntu iyo yivura bigenza ate? N'ibindi byinshi nk'ibyo bitandukanye. Dore uko bigenda rero, nko kuba uruhu rwawe rudahumeka neza. Murabizi uruhu nyine rugira utwenge cyangwa se rugira ahantu ruhumekera, nyine muri ruhu rwacu abarimo utwenge ruhumekeramo. Rero igihe urwaye indwara cyangwa wumva nyine uruhu rudahumeka neza, ushobora kuba wakoresha iki kimera ukakisigaho nk'amababi yacyo, nyine bikaba byagufasha gutuma uruhu rwawe rumera neza. Si ibyo gusa kandi iki kimera kivura ibicurane, umuriro mwinshi, inkorora ndetse n'izo ndwara z'uruhu twavuze ruguru. Igiti kandi gikorwamo amavuta yo kwisiga arwanya ndetse akanica mikorobe zandura, arwanya ndetse akanica mikorobe nyine n'udukoko twanduza cyangwa se dushobora kugutera indwara. Undi mumaro w'ingenzi w'iki kimera ni uko cyifashishwa mu buvuzi bw'imisemburo, haba yabaye mikeya cyangwa yabaye myinshi. Murabizi indwara nyine z'imisemburo zijya zibaho, ugasanga wenda umuntu kubera imisemburo myinshi afite ikibazo runaka, cyangwa kubera afite imisemburo mikeya hari ikindi kibazo runaka afite mu mubiri we nyine giterwa n'iyo ndwara. Iki kimera rero gishobora kuringaniza iyo misemburo, yaba mikeya wenda waba ugikoresha kikaba cyayongera, cyangwa se yaba myinshi kikaba cyayigabanya, kigasiga imisemburo nyine ikeneye mu mubiri wawe bitewe n'akamaro k'iyo misemburo. Ikindi kandi iki kimera kivura malaria. Ukuntu bigenda, uragifata ukagikamura mu matwi yawe, nyine urabona nyine bino bimera biba bifite nk'amababi. Ufata n'amababi rero ukaba wayahonda, niba ariko nabivuga, warangiza ari amazi yayo ukayakamura mu matwi yawe. Igihe urwaye malaria rero ushobora kwifashisha iki kimera, ugafata amababi yacyo cyangwa amazi yacyo, nyine ukaba wayakamura ukayashyira mu matwi yawe, byagukiza malaria. Ikindi kintu gitangaje kuri iki kimera, kivura indwara ya kolera, hysteria, kubabara umutwe, kudasinzira no kutarya. Nyine hari igihe abantu benshi bakunze kuba wenda badafite apeti, cyangwa se yagera ku meza tumije ibyo kurya akunda, amafunguro nyine amunezeza cyangwa yishimira kurya, yamugera imbere yakoramo kabiri cyangwa yatangira no kuyabona akahita yumva arahaze, nyine akumva ntashaka no kurya kandi atariye mu by'ukuri, kandi inzara yari afite ntaho igiye, gusa nyine kubera kubura apeti bigatuma nyine amafunguro yatari. Iki kimera rero gishobora kugufasha kongera kugarura apeti igihe wumva apeti nyine yabuze, cyangwa se igihe wumva wahuye n'ibibazo bimwe na bimwe twavuze aho ruguru. Nkwibutsa ko kandi ibi bimera biba bikorwamo imiti myinshi igiye itandukanye. Twebwe ibyo tugiye kuvuga aha ngaha ni ibintu by'ibanze ushobora kwifashisha, cyangwa ni ibintu nyine ushobora kwikorera wowe ubwawe bidasabye gukoresha produit zo mu nganda, ukagikoresha kigifite umwimerere wacyo, nta n'ibindi bintu byinshi biravangwamo by'amashimi produit. Reka twekeze ku mwanya wa kabiri w'urutonde rw'ibimera hano ku isi bifasha abantu mu kwivura, cyangwa se bifite uruhare runini mu miti y'abantu abanywa, nyine haba iyo banywa ndetse n'iyo bisiga, ndetse n'ubuzima bwiza nyine babukesha bimwe muri ibi bimera. Mwanya wa kabiri turasanga aloe vera.
cyangwa se igikakarubamba mu rurimi rw'ikinyarwanda. Iki kimera rero gikunzwe n'abantu benshi cyane ku isi, usanga benshi nyine mu ngo zabo banagihinze cyangwa baranagiteye, cyane cyane gikundwa n'abahinzi n'aborozi kubera akamaro kibafasha haba mu kuvura amatungo yabo ndetse no gutuma imyaka yabo iticwa n'udukoko, kubera ko iki giti kigira uruhare mu kwirukana tumwe mu dukoko nyine tuba tuza mu murima kwangiza ibiribwa bimwe na bimwe. Mujya mubibona mugasanga wenda hari indwara zagiye zifata ibiribwa nyine cyangwa se ibintu by'ibihingwa bihinze mu mirima, ugasanga rero udukoko twagiye tuza cyangwa ari nk'icyorezo. Ibi bimera rero impamvu abantu babikunda cyangwa abahinzi borozi babikunda ni uko bibafasha nyine kubavurira amatungo ndetse n'ibiribwa, bikanakumira tumwe mu dukoko dushobora kuba twateza ibyago ku ibyo bihingwa byabo ndetse n'ayo matungo. Gikundira kuba gisa neza, gitanga indabyo nziza ndetse cyaba n'umutako ndetse n'isura yacyo. Iki gihingwa ubundi ahantu wagihinga nyine kigakura neza kandi kikahishimira ni igihe wagihinze ahantu hari ubutaka butoshye cyangwa bwumutse kandi hari izuba rihagije cyane. Birumvikana ko nyine ahantu hose ugomba kugihinga hashobora kuba amoko abiri, ushobora kugihinga mu gishanga cyangwa ukagihinga n'imusozi, ariko ikintu kimwe nyine cy'ibanze ugomba kumenya, ahantu hose kirahaba ariko ahantu kitabona izuba rihagije cyangwa urumuri ruhagije ntabwo iki kimera cyahera neza nyine ngo kikubyarire umusaruro wifuza. Imwe mu mimaro rero tugiye kureba iki gikakarubamba cyangwa iki gihingwa kiri ku mwanya wacu wa kabiri. Ni byiza cyane rero kurya igikakarubamba nubwo kirura nyine, ariko ni umuti mwiza ku kiremwamuntu kuko kivura ibintu byinshi, harimo nko kuba wagikoresha igihe wahiye wasigaho nyine ku bushye bwawe ariyo amazi yacyo. Ikindi hari ukuntu ahantu nyine haba hakurya akumva ahantu harakuriye utazi impamvu cyangwa utazi, cyane cyane bikunze gufata indwara nyine, izo ndwara zikunze gufata abana ndetse n'abantu bakuru zirabafata, ukabona wenda arifashe nyine ari nko kwishima nko ku kaboko, ari kwishima cyane utazi ikintu kimuriye nyine, akabona gusa we akumva haramuriye akahishimagura. Iki gikakarubamba rero ushobora kugifata ari amazi yacyo ukaba wayasigaho, cyangwa se bimwe mu bikorwamo iki gikakarubamba ushobora kuba wabikoresha ubyisiga bikaba byakurinda iyo ndwara cyangwa se icyo kibazo waba ugize. Umutobe w'iki igikakarubamba rero ugufasha kuba wakurinda indwara zitandukanye ndetse wongera n'ubudahangarwa bw'umubiri. Mujya mubibona kenshi cyangwa se ubundi ugomba no kuba ubizi nk'umuntu wese, ubundi umubiri udafite ubudahangarwa amahirwe menshi uba ugomba gupfa cyangwa uba ugomba kwatakwa n'indwara iyo ari yo yose, ikaba yaza ikakuzahaza ikagushyira hasi, wagira amahirwe makeya bikaba byakuviramo n'urupfu. Ni byiza rero guhora ukoresha iki gikakarubamba, kabone niyo waba utarwaye ariko ukabigira akamenyero cyangwa ukabigira nyine nk'ifunguro ryawe rya buri munsi, nibuze ukajya ugifata kane mu cyumweru cyangwa gatanu, ukanywa nk'amazi yacyo cyangwa se ukacyisiga, cyangwa niyo waba wagishyira nyine mu buryo bwose ubwo buye byaterwa n'uko byaba bikoroheye, ariko nibuze umubiri wawe inshuro 5 mu cyumweru ukeneye iki gikakarubamba cyangwa ukeneye zimwe mu ntungamubiri ndetse n'ubufasha bwa gisirikare mu mubiri wawe bukomoka kuri iki gikakarubamba. Usibye kuba iki gikakarubamba gikoreshwa ku ruhu gusa, kivura n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, harimo ibibazo by'igifu, ibisebe, impatwe zidakira, hamwe no kutarya igihe kirekire nyine ukumva ntago ushaka kurya, cyangwa se igihe wakumva utumije amafunguro nyine ukumva ntago mbega wakora muri mwe ukahita wumva urahaze. Izi ndwara rero ni zimwe mu ndwara zizahaza abantu, cyane cyane ziba zinateje n'ikibazo, kuko nk'ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose ugomba kurya buri munsi kandi ukarya nibuze inshuro zirenga 2 igihe bigukundiye, kandi ukarya n'ibiryo byujuje intungamubiri kugira ngo ukomeze gutunga umubiri wawe neza, wirinda zimwe mu ndwara zimwe na zimwe zitandukanye ziterwa no kutarya intungamubiri zuzuye. Iki gikakarubamba rero wagikoresha nyine cyangwa ubaye ukirya buri munsi, cyangwa se izo nshuro twavuze 5 mu cyumweru, bishobora kugufasha kutarwara igifu, ndetse n'igihe waba ufite igisebe ushobora kuba wagisigaho cyangwa wasukaho y'amazi kuri cya gisebe. Ikindi kandi igihe umuntu arwaye impatwe idakira, ushobora kuba wakimuhereza akakirya akagihekenya cyangwa se akanywa amazi yacyo, ndetse ibyo bintu byamuvura cyane nyine, byamufasha cyane mu ndwara zose yaba afite twavuze haruguru. Mu bisanzwe iki kimera cyifashishwa mu gukora imiti yibanze ku bibazo by'uruhu, nko gutwika ibinure igihe wumva umubiri wawe ukonje cyane, cyangwa igihe ugiye kwa muganga nyine bagasanga umubiri wawe ukonje. Iyo ndwara murayizi nayo ibaho kandi ikunze guhitana benshi. Bakunze rero gufata iki gikakarubamba bakakigutegeka cyangwa se bakaguha imiti ikozwe muri iki gikakarubamba kugira ngo yongere igarure ubushyuhe buri balance mu mubiri wawe, bityo bikurinde ubukonje, cyane ko nyine umubiri wawe udashyushye ntabwo umutima wawe uri gutera neza, cyangwa se ntabwo umutima wawe uri gukora neza. Ikindi kandi kivura ibikomere, ibisebe cyangwa uruhu rwumye. Mujya bibona kenshi nyine ugasanga umuntu afite uruhu rwumye, haba ku birenge bye, mu ntoki ze, cyangwa se wanabona uruhu rwe nyine ukabona rudasa neza. Ushobora gukoresha igikakarubamba rero nk'amavuta yacyo, cyangwa niyo wagifata nacyo ubwacyo nyine ukaba wakisiga, bikaba byagufasha guhorana uruhu rutemba itoto nk'urw'umwana w'imyaka 5. Reka twekeze ku mwanya wacu wa gatatu. Mwanya wacu wa gatatu turasanga gotukora. Iki kimera abakunze kucyita amazina menshi atandukanye. Iki kimera bakunze kucyita amazina menshi atandukanye, harimo nka kudavan, Indian penwort,
ndetse na Asiatic Penwort. Ibi bimera bikunze kuboneka mu turere tumwe na tumwe dushyuha muri Afurika, ndetse biboneka muri Australia, Aziya ndetse no mu birwa byo mu nyanja ya Pasifika. Iki kimera usibye nko kuba gikoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwa gukorwamo imiti myinshi igiye itandukanye yo mu nganda nyine imwe n'imwe tunywa buri munsi, ushobora kucyifashisha cyangwa ushobora kukirya, cyangwa gikoreshwa nk'imboga nyine ku bantu bakizi cyangwa bagihinga. Ushobora kugitegura nk'imboga nk'uko utegura amashu, dodo cyangwa karoti n'izindi mboga, ukagitegura neza nacyo ukagiteka ukaba wakirisha ibiryo nyine kimeze nk'imboga cyangwa cyifashishwa nk'imboga. Iki kimera usibye gukoreshwa rero mu buvuzi gakondo nyine ni ikiribwa muri rusange. Iki kimera rero iyo ukiriye cyangwa ukagikoresha mu bundi buryo bishobora gutuma ukira ibisebe, imvune. Iki kimera gikora pomade, mu kinyarwanda cyiza n'ibyo twita kunga cyangwa ubwunzi. Urabona hari ukuntu umuntu avunika mu ngingo nyine z'umubiri cyangwa se mu wenda urugero rwumvikana mu mavi, mu kirenge, mu nkokora n'ahandi hantu nk'aho agiye haterateraniye amagufwa, ugasanga umuntu yagize ikibazo cy'imvune ikomeye cyane. Igihe rero ubona cyangwa utari bugere kwa muganga byihuse, ukaba ubona iki gihingwa kiri hafi, ushobora kucyifashisha ukaba wagishyira mu mazi ashyushye ukagikoresha ukandira uwo muntu cyangwa wikanda nawe igihe ushobora kuba wahuye n'icyo kibazo. Icyo gikorwa rero uba uri gukora nicyo cyitwa kunga cyangwa ubwunzi. Si ibyo gusa kandi iki kimera cyifashishwa mu gihe imitsi yawe yacitse intege, nyine kumwe amaraso aba adatemba neza mu mubiri, ugasanga ari ahantu hamwe habyimbye cyangwa ugasanga ari ahantu hamwe ari kukurya nyine mu gihe amaraso aba atari gutemba neza mu mubiri. Ubundi igihe warwaye imitsi cyangwa igihe wumva imitsi iri kukurya, si byiza guhita wirukankira kujya gukoresha massage, sauna n'ibindi nk'ibyo, ahubwo byaba byiza igihe ubonye iki kimera hafi kuba wagifata ugahita ugikoresha, ukaba wagisiga aho hantu nyine wumva imitsi yawe itarimo gukora neza cyangwa aho hantu imitsi wumva yafatanye. Icyo kimera gifite ubushobozi bwo kwita cyinjira neza mu mubiri, nyine uriya mutobe wacyo ufite ubushobozi bwo kwita winjira neza mu mubiri, cyangwa se ugahita uwukandisha nyine ku uwo mutsi ushobora kuba wabyimbye cyangwa urimo kukurya mu gihe kitarengeje iminota 6 gusa, ukaba wakize cyangwa ukaba utangiye kumera neza. Ikindi kintu wamenya kuri iki kimera, gifasha umubiri wawe kudacika intege, kugabanya cyangwa kongera poroteyine zikeneye ku ruhu rwawe. Amababi yacyo afasha abantu gukomeza kugira agasura keza, kabagaragaza nk'aho nyine badashaje, kabone n'ubwo baba bashaje, ariko umuntu ukoresha iki kimera ahorana itoto ku mubiri we. Mujya mubibona kenshi ugasanga umuntu afite nk'imyaka 40 cyangwa 50, cyane cyane bari abahanzi bo hanze biyitaho cyane b'abastari, ugasanga afite imyaka 50 ariko afite uruhu nk'urw'umwana w'imyaka 25. Bimwe mu bimera bakoresha ni ibi ngibi birimo. Ushobora no gusanga 80% ari byo bakoresha, cyane ko ibi bimera ari rusange ku isi, cyangwa se ari kimenya byose ku isi, nyine ku isi ahantu hose birahaba kandi birakoreshwa kandi bikenerwa n'ikiremwa muntu, kuko abantu nubwo batandukanye ku ruhu ndetse no ku masura, ariko umubiri w'abantu ni umwe. Imbere iby'umubiri ukenera, waba umuzungu, umwirabura cyangwa umwarabu, umubiri w'imbere w'umuntu nyine ni umwe, bitandukaniye ku ruhu gusa. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya kuri iki kimera ni uko kivura ibibembe. Ubundi ibibembe ni indwara kenshi ikunze kwibasira uruhu cyane kurusha ibindi bice byose by'umubiri nyine. Iki kimera rero kikaba kivura iyo ndwara y'ibibembe. Iki kimera gifasha gukangura imitsi y'ubwonko ndetse kinarinda ibura ry'imitsi y'ubwonko. Hari indwara y'imitsi y'ubwonko rero ugasanga nyine hari umutsi runaka wabuze, abadogiteri cyangwa abahanga mu by'ubuvuzi bwo mu mutwe muranyumva cyane. Ubwonko rero buriya ni inyama cyangwa se ni igice cy'umubiri w'umuntu nyine gisaba kwitondera, haba mu kucyitaho ndetse n'indwara zacyo no kuzirinda, kuko rimwe na rimwe ushobora kurangara gato cyangwa ugatinda gato kwivuza imwe mu ndwara yakwatatse y'ubwonko, ukaba wahasiga ubuzima. Iki kimera rero ni cyiza cyane kuba wagikoresha nyine igihe no mu buzima busanzwe, kabone niyo waba utarwaye nyine ni byiza cyane ku mubiri wawe, cyane ko buri kure mu budahangarwa bw'umubiri, cyane cyane wibanda ku gice cy'ubwonko, ucyongerera imbaraga ndetse unakirinda zimwe mu zindi ndwara nyine zishobora kwataka ubwonko. Mbega wakibara nk'aho ari ingabo ku rugamba, ndetse kinarwanya zimwe mu ndwara ziba zishaka kwataka ubwonko, haba utumikorobe tuba dushaka kujya wenda duciye mu biryo bitandukanye cyangwa se mu bundi buryo nyine dushobora kugerayo. Igihe rero ukoresha iki kimera cyangwa ukirya cyane nyine mu buryo byawe bya buri munsi, kibanda ku gice cyawe cy'ubwonko, kikirinda, kicyongera ubudahangarwa ndetse kinabungabunga ubusugire bw'ubwonko bwawe. Reka twerekeze ku mwanya wacu wa 4 w'ibimera cyangwa ibihingwa bitanga imiti myinshi cyane hano ku isi cyangwa byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane zitandukanye hano ku isi. Ku mwanya wacu wa 4 turahasanga ikimera cyitwa basil. Ni ibimera byifashishwa mu kuvura abantu bitewe n'uburyo bigira ibibabi nyine bibyibushye cyane. Abantu bakunze kubyita nyine basil giant, cyangwa se ibibabi byabyo bakunze kubyita basil giant. Iki gihingwa ni igihingwa cyoroshye kandi gikoreshwa cyane nyine mu biribwa mu bihugu byinshi cyane byinshi bigiye bitandukanye hano ku isi. Iki kimera rero kikaba kiboneka cyane cyane mu bihugu by'uburengerazuba, Afurika yo hagati
ndetse n'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Bazili rero ikaba ikoreshwa mu buryo bwinshi cyangwa se iri mu buryo bwinshi. Bazili rero ikaba ikomoka nyine mu bihugu byinshi bitandukanye harimo Thailand n'ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika. Rero iki cyatsi cyangwa uyu muti ukoreshwa nyine nk'ibiryo cyangwa nk'ibiribwa mu bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, nyine cyane ko ubundi ku isi hari ibiribwa biba ari imiti ndetse ari n'ibiribwa. Iki kimera rero ikintu wakimenyaho ni uko gifasha kongera apeti igihe yabuze. Ikindi kandi iki kimera cyakugabanyiriza stress igihe wumva nyine utazi cyangwa se igihe wumva ufite stress nyinshi cyane nyine, aho kugira ngo ufate ibisindisha cyangwa ibindi bintu by'ibiyobyabwenge, wakifatira iki kiribwa cyangwa iki kimera ukaba wakirya mu biryo cyangwa se ukaba wanywa amazi yacyo, niyo wagiye kenyeri kibisi cyakugabanyiriza izo stress aho kugira ngo ujye kwivurisha ibiyobyabwenge izo stress. Iki kimera rero kandi kikaba kirukana nyine burundu ikibazo cya stress. Ikintu wamenye rero gitangaje kuri iki kimera ni uko kirukana burundu nyine stress mu mubiri wawe. Ugasanga mu gihe nyine twagiye tubivuga kenshi, igihe ufata cyane nyine cyangwa ukoresha iki kimera inshuro nyinshi mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyagufasha rero kuba cyakwirukanira stress mu buzima bwawe. Undi mumaro w'ingenzi w'iki kimera ni uko iki kimera kigabanya ibyago byo kuba wabura isukari mu maraso. Murabizi isukari nyine mu maraso ni ingenzi, cyangwa isukari mu buzima bw'umuntu ni ingenzi. Iyo ibaye nyinshi biba ikibazo, n'iyo ibaye nkeya biba ikibazo. Iki kimera rero cyangwa iyo ufite indwara imwe muri izo tuvuze haruguru, kwa muganga ibinini baguha cyangwa ibyo bagutegeka gukora byose, iki kimera nabyo kirabikora, cyangwa se imiti imwe n'imwe unywa nyine igihe urwaye iriya ndwara ikurwamo ibi bimera. Iki kimera rero mu gihe ugifata neza cyangwa ukunda kukirya mu buzima bwawe bwa buri munsi, byakurinda ibyago byo kuba wabura isukari nkeya mu maraso. Iyo ibaye nyinshi nyine biba ikibazo, kandi iyo ibaye nkeya biba ikibazo. Byakurinda rero isukari idahagije mu mubiri wawe, cyangwa se isukari itaringaniye nyine mu mubiri wawe. Igihe cyose ukoresha iki kimera rero uzaba urwanyije icyo kibazo cyo kugira isukari itaringaniye mu mubiri wawe. Reka twerekeze ku mwanya wacu wa 5 w'ibihingwa cyangwa ibimera bitanga imiti myinshi cyane hano ku isi, cyangwa byifashishwa nyine mu buvuzi gakondo ndetse no mu buvuzi bw'imiti ya kizungu ino ikorerwa mu nganda. Usanga kenshi nayo ikorwa mu ibimera nyine, n'ubundi 90% cyangwa 100% hari imiti ibikorwa mu kimera runaka, ku buryo bashobora no kugutegeka ko wagenda ugakoresha icyo kimera kugira ngo baguhe ibyo binini. Ku mwanya wa 5 rero turasanga peppermint. Ibimenyetso byerekana ko iki kimera gishobora kuba kimaze imyaka irenga 10,000 gikoreshwa nk'ikimera kivura abantu cyangwa kivura n'inyamaswa, nyine cyane ko inyamaswa nazo ari ibinyabuzima. Iki kimera rero kikaba kimaze imyaka nyine irenga 10,000 bakurikije nyine ubushakashatsi bwa siyansi cyangwa se ibimenyetso byacyo nyine uko byerekana. Murabizi hari ukuntu bapima ikintu bakaba bashobora nyine kumenya igihe cyaziye ku isi cyangwa igihe cyabereyeho nyine iryo koranabuhanga, murabizi ko ryajeho. Ikimera rero kikaba gikoreshwa mu kuvura abantu nyine ibintu byinshi bitandukanye cyangwa indwara nyinshi zitandukanye. Ikimera rero kikaba cyaramamaye cyangwa kikaba kizwi ku izina ryitwa mu rurimi rw'ikinyamahanga nyine the world oldest medicine. Tugerageje gusobanura mu Kinyarwanda cyangwa tubishyize mu rurimi rw'Ikinyarwanda, akaba ari umuti mukuru cyangwa umuti wavumbuwe mbere nyine y'indi miti yose ku isi. The world oldest medicine ni umuti ushaje cyangwa ni umuti mukuru uruta indi miti yose yabayeho ku isi cyangwa se wavumbuwe kera nyine mu mateka y'isi. Ubundi iki gihingwa gikomoka muri Europe ndetse no muri Afurika yo hagati, kiba gisigaye kiboneka ahantu hose ku isi. Iki kimera rero kirimo amoko agera kuri 25, gusa nyine yose bafite ibintu byinshi ajya ahuriyeho. Tugiye kugaruka rero ku mumaro w'iki kimera. Iki kimera rero kikaba cyifitemo manganese, kikaba cyifitemo vitamine C ndetse na vitamine A, ndetse gikoreshwa mu kuvura imitsi, aho ufata amababi yacyo ukayasiga ku ruhu nyine aho hantu imitsi yaba iri kukurya, nacyo gikora neza nka kiriya twavugaga ruguru. Ikindi kandi amababi y'iki kimera akoreshwa avura igifu. Iki kimera kandi amababi yacyo yifashishwa mu kuvura igifu, ndetse kikifashishwa no kugabanya nyine umuriro wo mu nda. Abantu barwara igifu murabyumva neza cyane, hari ukuntu bitewe n'urwego igifu cyawe kiba kiriho nyine kiba kigezeho, hari ukuntu kikurya ukumva no mu nda yose hari kwakamo umuriro, cyangwa ugasanga n'abandi bantu birwariye indwara zo mu nda, ugasanga nyine mu nda haramuriye akumva neza hari kwakamo nk'umuriro. Igihe rero icyo kibazo kikubayeho, ushobora kwifashisha amababi y'ibi bimera ukaba yakoresha nyine yatagufasha cyane, akaba yagukiza icyo kibazo waba urwaye. Si ibyo gusa kandi iki kimera gifite nyine undi mumaro cyangwa se indi mimaro myinshi cyane igiye itandukanye, cyane ko ari ibintu nyine igikorwamo bimwe na bimwe dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se tunakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bimwe muri byo iki kimera rero gikoreshwa nyine cyagikorwamo umuti w'amenyo, ibizwi nka korogate nyine, cyangwa se umuti w'amenyo. Mbega ubwo harimo amoko menshi y'imiti y'amenyo nyine, hari iy'amazi, hari iy'ifu, hari iriya imeze nka liquid. Ayo yose rero ni imiti n'ubwoko bw'imiti nyine y'amenyo. Ikindi kandi wamenya nuko iki kiribwa gikoreshwa mu binyobwa bisindisha, kikaba gikorwamo bombo, kikaba gikorwamo ice cream, amasabune
ndetse n'ibindi. Ibicuruzwa rero byita ku ruhu cyane cyane nyine amasabune, amavuta n'ibindi, amavuta ndetse n'isabune byo ku ruhu cyangwa se bivura uruhu. Hari indwara nyinshi zimwe na zimwe nyine ziba zitandukanye ushobora kurwara, bagahita bakubwira ngo ugenda ukoresha isabune runaka cyangwa amavuta runaka aragukiza ikibazo ufite. Ngicyo rero ikimera nyine gikorwamo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ubwo nyine ibyo tuvuze, iyo tuvuze nyine ibintu byo ku ruhu cyangwa se ibintu bigera ku ruhu rw'umuntu, harimo amavuta, isabune ndetse na za parufe n'ibindi bijyanye nk'ibyo ngibyo. Ndetse rero hakaba hakorwamo n'ibiryo bikozwe nyine muri iki gihingwa 100%. Bikunzwe gusanga mu masuperi marishe nyine agiye atandukanye, aho ibyo biribwa biba byitwa peppermint n'ubundi byitiranwa neza neza nk'iki kimera. Ibyo rero ni ibiribwa nyine ugenda ukagura mu masuperi marishe cyangwa mu maduka agiye atandukanye, biba bikozwe neza neza 100% muri iki kimera, nta bindi bintu byongewe. Gaturekeze ku mwanya wacu wa gatandatu turasanga lemon balm. Ubundi lemon balm imeze neza neza cyane. Ubundi lemon balm imeze nyine nk'indimu cyangwa se nk'amababi y'indimu. Igihe rero ubonye iki kimera kitakuri hafi, ushobora kuba wakifashisha amababi y'indimu bitewe n'umumaro tugiye kuvuga nyine iki kimera kimaze mu mubiri wawe. Lemon balm rero ufite ikibazo runaka ushobora kwifashisha nyine amababi y'indimu igihe wakibuze. Ubusanzwe ubundi lemon balm ikomoka muri Ireland, Aziya yo hagati no mu majyepfo hagati y'ibihugu by'Uburayi. Iki kimera rero kimeze nk'indimu, kimaze gukwirakwira ahantu hose ku isi nyine, ndetse bitewe n'akamaro kacyo abantu benshi bagenda babitera cyangwa bigenda bikwirakwira ahantu henshi ku isi. Kabone niyo cyaba kitari mu gihugu cyanyu, bitewe wenda n'ubuvumbuzi cyangwa se n'ibikorwa bibera aho ngaho by'ubuganga nyine, genda cyangwa mukajya gushaka zimwe mu ngemwe namwe mukaza, cyane cyane amalaboratwari ndetse n'inganda nyinshi zikora imiti, usanga ziba zifite ahantu hahingwa ibi bimera nyine bigenda bivamo ino miti. Niyo mpamvu rero usanga ku isi hose maze kugenda nyine, isi imaze gutera imbere cyane, ndetse no muri Afurika muri rusange usanga ibihugu byinshi muri Afurika nabyo bifite inganda zikora imiti. Niyo mpamvu rero iki gihingwa cyageze ku isi hose muri rusange nyine, kubera ko gikorwamo imiti myinshi cyane igiye itandukanye, cyane cyane ko nyine izo nganda zikoramo iyo miti ziba zibyihingira kugira ngo zijye zibona aho zikura nyine zikoramo iyo miti yazo. Iki kimera rero kikaba iyo gikuze cyangwa se iyo cyeze kikaba kiba gifite uburebure bureshya na metero imwe. Ikindi wamenya kuri iki gihingwa nuko gikorwamo parufe cyangwa se ibizwi nk'imibavu nyine mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ukuntu gikoreshwa rero, igihe uri kwirinda imibu, ufata amababi yacyo ukaba wakisiga wenda nko ku ruhu, cyane cyane ku bantu bakora amajoro. Ubwo turavuga abasekirite n'abazamu ndetse n'abandi bantu bakora amajoro. Igihe rero ubona uri ahantu hegereye imibu cyangwa se ukabona ukorera ahantu hari imibu myinshi cyane nyine ushobora kuba yagutera indwara ya malaria, ushobora kuba wafata amababi y'iki giti rero ukaba wayavungagura, ukaba wayisiga cyangwa se ukayavanga no mu mavuta wisiga. Byagufasha, nta mubu n'umwe nyine, byagufasha kuba byakurinda ko hari umubu n'umwe wakwegera ku ruhu rwawe. Ikindi kintu wamenya, igihe ukomeretse nyine utari hafi yo kwa muganga, ushobora kuhita usigaho cya kimera. Iki kimera nyine kivura ibisebe. Wenda ushobora kuba ukomeretse uri nk'ahantu runaka, uri kure y'ibitaro, mu ishyamba se cyangwa n'ahandi hantu utabasha kwita ubonera imiti nyine y'ibanze yagufasha, ushobora kuhita wifashisha iki kimera rero ukaba wagisiga kuri cya gisebe, ukaba wafata amazi yacyo ukayakamura ugasuka kuri cya gisebe. Ikintu kigufasha, kirwanya mikorobe ndetse kikica n'udukoko, ndetse kikaba cyanagufasha kumisha cya gisebe, kikaba cyakuma rero nta infection zijemo cyangwa se kitanduye nyine mu rurimi rw'ikinyarwanda, ku buryo nta dukoko dushobora kuza muri icyo gisebe ku buryo bishobora kuba byakugiraho ingaruka. Biba byiza rero igihe ukomeretse uri ahantu kure cyangwa utegereye ibitaro nyine cyangwa ahantu wabonera imiti y'ibanze, guhita ufata iki kimera. Iki kimera rero si kivura gusa, ahubwo kirwanya ndetse kikanica twa dukoko tuba tutangiye kwinjira mu gisebe cyawe, dushobora kuba twagutera indwara zirimo na infection. Igihe rero ukoresheje iki kimera mu gihe ukomeretse, kita kikiza icyo kibazo byihute cyane, ndetse kitakica tumwe mu dukoko tuba tugerageje gushaka kwinjira mu mubiri wawe. Ikindi kintu kandi wamenya ko iki kimera ushobora kuba wagifata nyine ukajya ufata amababi yacyo ukaba wayanywa mu cyayi. Nk'uko mubizi nyine ibyayi byinshi biba bitandukanye, hari abashyiramo tangawize, amajyane, cyayi n'ibindi birungo by'ibyayi byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ikibazo afite cyangwa n'ikintu ashaka kwivura. Ni byiza rero ko wanywa icyayi kirimo amababi y'iki kimera nayo, ko byagufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe, ndetse kikaba cyakurinda n'indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, cyane cyane ko kizwiho kuba cyica bagiteri cyangwa se udukoko nyine dushobora kuba twakata ku mubiri wawe tukaba twagutera indwara. Ngicyo rero igihingwa cyari kiri ku mwanya wacu wa gatandatu. Reka twerekeze ku mwanya wacu wa karindwi. Ku mwanya wacu wa karindwi rero turasanga Rob Atcock. Ni igihingwa kijya kumera nk'ishu, kikaba nk'imiti nyine mu kwivura, ndetse kikaba kinaribwa nk'imboga. Ni igihingwa kimeze nk'ishu, gikomoka mu gihugu cya Amerika ndetse no mu Bufaransa. Iki gihingwa rero iyo cyamaze kumera, ngo ni ukuvuga nyine urubuto rwacyo kirazira kuba wakirya cyangwa ukagikoresha mu bindi bintu bitandukanye, kubera ko kiba cyamaze guhindura umumaro wacyo
cyitegura nyine kuba cyatanga ikindi gihingwa. Biba byiza rero kukirya cyangwa kugikoresha mu mafunguro yawe cyangwa se uwivura, igihe rero ukagenda nyine ukaba wakoresha igihingwa cyeze. Robert Koch rero ni igihingwa cyiza, ni igihingwa cyiza kuba gikorwamo imiti myinshi cyane igiye itandukanye, cyane cyane imiti ivura indwara zibasira uruhago, impyiko, umwijima n'izindi ndwara nyine zerekeranye nk'ibyo bintu. Robert Koch rero ni igihingwa cyiza kuba nyine cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, umwijima, diyabete. Iki gihingwa rero cyifashishwa mu kuvura nyine izo ndwara nyinshi cyane zitandukanye. Ikindi kintu wamenya ni uko iki kimera kivura diyabete kikanagabanya cholesterol mu maraso. Abaganga cyangwa se abantu bazi iby'indwara mu bisobanukiwe muhita mubyumva neza. Rero biba byiza kuba wafata ibi bihingwa byose twagiye tuvuga haruguru ukaba wabikoresha nk'uwikinira, byagufasha kuba wakongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe, ndetse ukaba byagufasha kuba warinda ibice bimwe na bimwe by'umubiri wawe kuba byakatakwa n'indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye. So reka twerekeze rero ku mwanya wacu wa 8 w'ibihingwa cyangwa se w'ibimera hano ku isi yacu bivamo imiti myinshi cyane nyine irengera ikiremwamuntu igihe umubiri wacu wacitse intege, cyangwa igihe hari bimwe na bimwe nyine abasirikare b'umubiri wacu bananiwe gukora. So rero ku mwanya wacu wa 8 turasanga ikimera cyitwa ashwagandha. Ikimera rero kikaba gikomoka mu gihugu cy'Ubuhinde no mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu turere tumwe na tumwe twa Afurika. Kizwi ku izina rero rya winter cherry, kikaba nacyo gifite andi moko menshi nyine agiye atandukanye, gusa biba bihuriye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se ku mumaro wayo, cyangwa umumaro wayo moko wose aba ari umwe. So rero iki kimera rero kikaba cyifashishwa mu kongera intungamubiri nyine zigiye zitandukanye. Ikindi ibyiza bya ashwagandha harimo nko kugabanya nyine imihangayiko, kurinda imitsi, ndetse ifite ibindi byiza byinshi bigiye bitandukanye nyine ku buzima bw'umuntu, harimo nko kwifashishwa ku bagore batwite. Nyine abagore batwite bifashisha iki kimera, ari buriya nyine bitewe wenda n'ikibazo ashobora kuba afite, muganga niwe umupima nyine bitewe rero n'indwara ashobora kuba afite atwite cyangwa ikibazo ashobora kuba afite atwite, bamutegeka kuba yakoresha iki kimera bakanamubwira n'uburyo gikoreshamo. Ikindi kandi kivura ibikomere ndetse cyongera n'ubudahangarwa bw'umubiri. Gifasha kandi gusinzira, kurwanya ibibyimba, kugabanya ububabare, kurinda indwara z'amaso hamwe n'indwara z'umutima. Ikindi kandi gifasha cyangwa se undi mumaro w'iki kimera rero, ifasha kugabanya cholesterol no kugenzura isukari yo mu maraso. Nyine gifasha kugabanya iriya misemburo yitwa cholesterol, ndetse kikaba cyanagenzura isukari iri mu maraso, kikamenya nimba isukari ihagije cyangwa se idahagije. Nyine gituma mbega iringanira cyangwa gishinzwe kuringaniza isukari mu maraso y'ikiremwamuntu. Ikindi kandi igabanya amaganya no kwiheba. Iki kimera rero nyine ari ukuntu abantu baba bihebye cyane, cyangwa se ubundi mujya mubibona kenshi nyine hari imiti, cyane cyane ko bino bimera byose twavuzwe ruguru cyangwa se byavuzwe ruguru ari byo bikorwamo imiti yose nyine ubona ku isi. Yes, wenda hari ibyongerwamo utundi tuntu cyangwa ibindi bimera tutavuzemo, ariko ibi nibyo bimera fatizo bikorwamo imiti yose ubona ku isi, cyangwa ivura indwara nyinshi nyine zigiye zitandukanye, cyangwa se n'indwara nyinshi wagiye uhura nazo. Iki kimera rero kikaba nyine, cyangwa ibimera byose bikaba bizivura. So rero ikintu cyo kwiheba buriya nabyo ni indwara kandi ivurwa ikanakira, ndetse no guhangayika nyine zose ni indwara zirwarwa n'ikiremwamuntu cyangwa se abantu nyine barazirwara. Iki kimera kiba cyagufasha, cyangwa se umuntu wese urwaye izo ndwara ategetswe nyine kuba yagikoresha, haba kukirya ku biryo byiwe cyangwa se kukinywa mu muti nyine ari amazi yacyo, cyangwa n'ubundi buryo bwinshi bugiye butandukanye. Nyine umuganga wagupimye wakubonyemo iyo ndwara akurikije ubukana bw'iyo ndwara ndetse n'uburyo iyo ndwara nyine ivurwamo, niwe ugutegeka uburyo waba wagikoresha. Ariko imwe mu mimaro y'ingenzi nyine ugomba kumenya ni uko kivura ibibyimba, nyine kirwanya ibibyimba cyangwa se kikanabivura, kikagabanya ububabare, kikarinda indwara z'amaso ndetse hamwe n'indwara z'umutima. Ikindi kandi iki ni ikimera cyiza nyine ku bijyanye cyangwa se ku gice cy'igitsina gore, cyane ko bakifashisha nyine muri biriya bihe wenda iyo batwite, ndetse na process yose kugeza umwana avutse, ndetse no mu bundi buzima busanzwe nyine bw'igitsina gore bakenera iki kimera. Hari indwara nyinshi kivura, hari ibintu byinshi cyangwa se hari imimaro myinshi gifite nyine mu mubiri w'umuntu, by'umwihariko umubiri w'igitsina gore. Reka twerekeze rero ku mwanya wacu wa 9. Ku mwanya wacu wa 9 rero turasanga Chinese chest tree. Iki giti nyine kinini kikaba gifite impumuro nziza, kikaba gikomoka mu gihugu cy'Ubushinwa. Zimwe mu ndwara rero iki kimera kivura
harimo indwara z'uruhu n'ibikomere, kivura imitsi ndetse n'ububabare, ndetse kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, mu kuvura indwara nyinshi zataka imyanya ndangagitsina cyangwa indwara nyine zibasira imyanya ndangagitsina. Ikindi kandi gikorwamo antifungal, antibacteria, iyo ni imiti nyine ikenerwa n'abantu mu ndwara zigiye zitandukanye. Iki kimera kikaba gikorwamo nyine iyo miti irwanya nyine izo. Undi mumaro w'ingenzi rero w'iki kimera gikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo bwa malaria, icyo bifashisha bavura indwara nyinshi zitandukanye, ndetse kikaba cyifashishwa mu kuvura ku buzima nyine bw'umugore, cyane cyane bagiye tubivuga nyine ku ruhande rw'umugore, kubera nyine buriya bagira umubiri utandukanye cyane n'uw'abagabo cyane, ariko ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye nyine bitewe bo n'inshingano umubiri wabo uba ufite. Usanga ari indwara nyinshi aho zibasira igitsina gore zikaba zivurwa n'iki kimera, ndetse kivura indwara y'ibere. Mubona cyane nyine n'ababyeyi cyangwa n'igitsina gore bari kunyumva cyane. Nyine hari indwara rero zikunze kwataka abagore cyangwa se abantu babyaye, gusanga wenda umubyeyi yarabyaye ariko ntabwo ashobora konsa umwana we, yewe n'umwana we nyine ntashobora konka ibere, wenda ryarifunze. Amoko menshi nyine, haba amoko menshi y'indwara zataka ibere cyangwa zifata ibere. So rero iyo ufite iki kimera cyangwa iyo usanzwe nyine ukirya mu buzima bwawe bwa buri munsi, biragorana ko iyi ndwara ishobora kuba yakwataka, cyane ko kiba gisanzwe nyine kirwanya iyo ndwara mu mubiri wawe, kabone nubwo iba itarageramo. Rero ugasanga igihe ya ndwara igerageje kwataka umubiri wawe, cya kimera ubudahangarwa cyangwa abasirikare nyine gitanga bo kurwanya ya ndwara, iyo ndwara nyine ikaza isanga bari tayari bagahita barwanya iyo ndwara. Niyo mpamvu rero urasabwa nyine kuba wafata ahantu runaka mu rugo iwawe, akarima gatoya se cyangwa n'ubundi buryo wabigenzamo, ugahinga bino bimera byose twakubwiye ruguru, ukajya ubirya nyine buri munsi cyangwa ubyifashisha buri munsi, haba kubirya, kubinywa ndetse no kubyisiga. Bikaba byakurindira nyine ubuzima bwawe, ndetse n'indwara zimwe na zimwe zaba ziteganya kuba nyine zizakwataka. Iki kimera kiba cyagufasha kuba cyakongera ubudahangarwa bwo kurwanya cyangwa bwo guhangana n'izo ndwara. Chinese chest tree, iki kimera cyifashishwa nyine ku gitsina gore mu kugenzura imihango. Hari indwara nyinshi zikunze kwataka nyine igitsina gore nk'uko twese tubivuga, ugasanga wenda umukobwa yabuze imihango cyangwa umugore, cyangwa se hari ukuntu iza nyine, mbega iba yaragenwe ku rugero runaka bitewe n'umuntu imyaka arimo cyangwa n'ikigeragezeho. Hari igihe rero iba mike ikaba myinshi cyangwa bigahindagurika nyine, ubwo aho ngaho biba byabaye indwara, ntabwo biba bikimeze nk'uko byakagombye kuba bimeze. Rero iki kimera rero kikaba kigenzura nyine ibijyanye n'izo ndwara, ndetse kigahangana nabyo, ndetse kikaba kinaringaniza cyangwa se gitanga uburinganire mu mubiri w'igitsina gore mu bijyanye nyine n'iyo mihango cyangwa se n'izindi ndwara twagiye tuvuga haruguru. Ikindi kandi iki kimera wamenya nuko cyifashishwa mu buvuzi bwo kubyara. Ababyeyi nyine turabibandaho cyane ko iki kimera nyine gituruka mu gihugu cy'Ubushinwa, aricyo gikorwamo imiti myinshi cyane igiye itandukanye. Uri mu gihe mubona cyane ko umugore nyine mukumva yagiye nko kwa muganga, yagiye kubyara, akabaho wenda ikibazo runaka cyo gutinda kuba yabyara, ubwo abadogiteri cyangwa se abantu basobanukiwe ibyo kubyara bahita banyumva. Iki kimera rero kikaba cyifashishwa nyine mu muti wa mbere, cyangwa se gitanga imiti ya mbere, cyangwa ni kimwe mu miti nyine yifashishwa mu gihe umugore arimo kubyara. Ubwo process zo kubyara zose nyine ntabwo twazivuga ahangaha, ariko wumve ngo iki kimera nyine cyifashishwa mu izo process zo kuba nyine umubyeyi ari kubyara kugeza abyaye, cyangwa se ari byinshi nyine kimufasha iyo arimo kubyara. So rero reka twerekeze ku mwanya wacu wa 10 urutonde rwacu rw'uyu munsi. Ku mwanya wa 10 rero turasanga yellow giant. Iki kimera rero iyo gikuze ngo cyeze nyine, iyo tuvuze ikintu cyeze kiba kigeze ku rwego rwo gusarurwa, kikaba kireshya na metero 1 na santimetero 30. Yellow giant rero ivura indwara zitandukanye, harimo mu kugabanya indwara mu kugabanya nyine cyangwa se gutuma umubiri wagira amahirwe yo kuba wagabanya indwara zidakira, umunaniro n'ibibazo byo kuba warabaye chronique. Urumva rero iki kimera nacyo gifite uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo hari indwara nyinshi ziba zidakira, harimo nk'asima, harimo amadiyabete, harimo na hepatite n'ibindi bintu nk'ibyo cyangwa izindi ndwara nk'izo. Birumvikana rero izo ndwara nyine akenshi iyo zikugezeho ntago zikira, usanga nyine bitewe wenda n'urugero ziriho ziba zidakira. Ari indwara ugomba kubana nazo ubuzima bwawe bwa buri munsi, cyane cyane nk'indwara za asima n'izindi nk'izo nyine zidakira, cyangwa se urwara nyine ukabana nazo mpaka utabarutse. So rero amahirwe menshi iyo ukoresha iki kimera nyine cya yellow giant gufasha mu kugabanya indwara zidakira. Ni ukuvuga ngo ntago nyine iyo ukirya cyangwa iyo ugikoresha ntago 100% bahita bavuga ngo ntago warwara indwara nyine zidakira cyangwa izo ndwara ntizakwataka, hoya. Ariko mu kamaro kacyo cyangwa se mu miti gikorwamo nyine gifasha kuba
cyakurinda kurwara indwara zidakira. Birumvikana neza nyine mu gihe wenda ugifatiye ku gihe biratwazira nama tweze tubabwira nyine nabyo turaje tubigarukeho. Igihe rero ukoresheje iki kimera neza ukajya ukirya nyine mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukajya ugikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, hari amahirwe y'uko ziriya ndwara zandura zidakira zidashobora gufata umubiri wawe bitewe n'uburyo uba warariye ubudahangarwa bwinshi cyane butandukanye, ndetse umubiri wawe ukaba warakiriye nyine ubudahangarwa buturutse muri icyo kimera, ku buryo indwara iyo ari yo yose idakira iri mu izo twavuze ruguru igerageje kukwataka hasi cyangwa se igerageje nyine kuba yakwataka ngo ukire hasi, isanga umubiri wawe witeguye, isanga abasirikare b'umubiri wawe biteguye, bakaba bahita barwanya iyo ndwara. Ikindi rero wamenya ni uko iki kimera kivura umuntu cyangwa se gifasha umuntu wabaye chronique. Ubundi iyo tuvuze kuba chronique ku kintu akenshi ni ku biyobyabwenge, inzoga, amatabi, urumogi n'ibindi bintu nk'ibyo nyine. So rero umuntu wabaswe n'ibyo bintu cyangwa wabaye chronique n'ibyo bintu ushobora kujya ufata iki kimera nyine ukakirya cyangwa ukakinywa cyangwa se ukagikoresha nyine mu buzima bwawe bwa munsi uburyo butandukanye, haba mu byo kunywa cyangwa mu byo kurya. Kizagufasha iki rero? Kizagufasha kugenda nyine kirwanya ya chronique iri mu mubiri wawe, twa tuntu nyine dutuma uhora wumva ushaka ikintu runaka, uhora wumva ushaka itabi cyangwa uhora wumva ushaka inzoga. Iyo rero urya ibiryo birimo iki kimera cyangwa iyo unywa ibyo kunywa nyine amazi, ibyayi n'ibindi nk'ibyo birimo iki kimera, biragenda bikajya mu mubiri wawe, bikajya mu maraso yawe, bikagenda bigahangana na twa turemangingo dutuma nyine wowe wumva ushaka guhora unywa itabi cyangwa unywa inzoga. So rero uko ukinyweye igihe cyangwa uko ugikoresha igihe, bigenda nyine bikagukura ku kintu cyiswe chronique, ugasanga ko nyine icyo kimera cyinjiye mu mubiri wawe kigahangana na twa tuntu dutuma cyangwa se na twa turemangingo dutuma wumva ushaka itabi cyangwa inzoga, kikatwica cyangwa se kikatunesha. Ni handi uzajya wumva nyine ukumva wenda nk'umuntu wari umenyereye kunywa amatabi nk'5 ku munsi, amaze nk'icyumweru wumva nta tabi ashaka, cyangwa se yanaribona kumva nyine nta kintu rimubwiye, kubera ko cya kimera cyaje mu mubiri we kigakoramo akazi, kikirukana cyangwa kikica nyine twa turemangingo tuba duhora tukubwira ngo dukeneye itabi cyangwa tugushishikariza nyine kunywa itabi bitewe n'uburyo wabaye addicted. Icyo kimera rero kiba cyaza nyine mu mubiri wawe kigahangana n'utwo turemangingo kikatwica, ku buryo wongera ukaba muzima, kikaba cyagukura kuri chronique. Hari chronique nyinshi cyane zigiye zitandukanye nyine. Iki kimera rero nkwibutsa ko kirazivura, kita kijya mu maraso yawe kigakuramo nyine cyangwa se kigahangana na za ndwara nyine twagiye tuvuga haruguru. Ikindi kintu rero wamenya ko iki kimera nuko Yellow Giant ivura cyangwa se ikoreshwa mu kuvura indwara yitwa anorexia. Ni indwara iterwa no kurya ibiryo birenze ibikeneye mu mubiri wawe nyine. Murabizi ko intungamubiri nyinshi mu mubiri nimbi, ndetse n'intungamubiri nkeya mu mubiri nimbi. Iki kimera rero iyo ukiriye si ngombwa ngo ujye guhangayikishwa no kuvuga ngo uzarwara bitewe cyangwa uzarwara ino ndwara yitwa nyine anorexia bitewe no kuba urya ibintu byinshi cyangwa se urya ibiryo nyine birenze ibikenewe wapi. Igihe rero ukoresha iki kimera nyine mu buzima bwawe bwa buri munsi, kigufasha kuba cyakurinda iyo ndwara bitewe n'uko kiringaniza cyangwa kikagabanya cyangwa kikongera intungamubiri nyine zikenewe mu mubiri wawe. Ikindi kandi iyo umuntu atagira apeti cyangwa se wumva nyine udakunda kurya, wumva nyine ibiryo byaranze, akenshi biraba ari inzoka ibitera. Iki kimera rero ushobora kugifata ukarya, warya imiti gikozwemo cyangwa se wakirya nyine gifite umwimerere cyane ko ari byo byiza. Niyo mpamvu tubashishikariza kuba mwabyihingira mu rugo iwanyu cyangwa hafi aho, mukabigira akamenyero nyine nk'uko munywa amazi cyangwa nk'uko mukora ibindi bintu bya buri munsi mukajya mubifataho. So rero iki kimera iyo wabuze apeti ushobora gufata nk'amababi yacyo ukayateka nko mu biryo cyangwa se ukaba wayahekenya, urarya rwose ukongera ugasubirana ubuzima buzira umuze, kikagufasha nyine kuba cyagarura apeti. Ikindi rero iyo ukoresheje uyu muti bikurinda kwandura igifu ndetse n'ibibazo by'umwijima. Birumvikana cyane nyine ko igifu ndetse n'umwijima biba biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga biterwa n'ibiribwa turya ugasanga aribyo biduteye igifu cyangwa umwijima. Iki kimera rero kikaba gifite ubushobozi bwo kugenda kugabanya ubutabire cyangwa se gukumira no kurwanya izo ndwara cyangwa se n'udukoko dutera izo ndwara mu mubiri wacu. So rero nyemerera dusoreza aha, ariko reka gato nyine tubanze tuguhe umwanzuro w'uru rutonde, kuntu natwe nyine ni ibintu tuba twagiye tugakora ubushakashatsi tukabyegeranya. Ni ibintu bya nyabyo, ni ibintu byizewe, ni ibintu bifite gihamya, ndetse n'ibintu usanga amavuriro menshi cyane cyane ano mavuriro ateye imbere aba afite website ageraho inama abantu nyine, anababwira ibimera cyangwa imiti bakifashisha batarinze baza kwa muganga, cyangwa se n'ibiribwa bagomba kuba barya buri munsi bibe byabarinda zimwe mu ndwara baba baza kwivuza ku ibyo bitaro. So rero inama ugirwa ya mbere nuko buriya mu rugo ushobora gufata, wenda tuvuge niyo waba hatari ahantu h'ubuhinzi, ushobora gufata ari uburyo nyine bwo guhingamo utuntu dutoya
nk'ibi bimera ntabwo bisaba ibintu byinshi. Ushobora gufata rero nk'amavaze ukaba wayashyira ahantu ugateramo ibi bimera nibuze bigera ku 10 niyo wajya ushyiramo kimwe cyangwa se niyo wajya ushyiramo bitewe n'umubare ushaka cyangwa n'umubare w'abantu bazajya babikenera. Biba byiza rero kuba utunze ibi bimera iwawe mu rugo, kandi bikaba byiza kuba ubirya buri munsi cyangwa nibuze 5 mu cyumweru. Bikaba byagufasha rero kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe, hahandi uzajya ubona umuntu atarwara ibicurane cyangwa atarwara za marara n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye, ukibaza ukuntu abayeho bikagucanga. Abenshi rero bamenye ibanga ry'ubuzima, bamenye ibanga ryo gukoresha ibi bimera. Nawe rero ikintu usabwa, tangira ubigerageze ubu ngubu. Sinzi uburyo uri bukoreshe, ufite umurima sawa, wowe utanafite umurima wakoresha amavaze cyangwa n'ibindi bintu bimeze nk'amavaze, ukaba washyiramo ibitaka ugateramo izo mbuto z'ibyo bimera, ukaba uzitunze iwawe, ukajya uzikoresha inshuro 5 nibuze mu cyumweru, haba ku biryo no ku binyobwa, kandi ukajya ubikoresha nyine buri gihe. Rero ukuntu wabihinga, ibi bimera bigomba kuba biri ahantu hari umwuka uhagije, hagera izuba rihagije, ndetse bikabajya bibona n'amazi ahagije, cyangwa se mu gihe yaba ari mu gihe cy'izuba ukaba wabivomerera. Rero ngirwo urutonde rw'ibimera 10 hano ku isi bitunze cyangwa bituma bamwe muri twe tudapfa imburagihe, bamwe muri twe dukomera, bamwe muri twe tunakiriho ubu ngubu. Ngibyo rero ibimera bibigiramo uruhare 10 twavuze haruguru. So rero usabwa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ukomeze ugire amakuru meza ku buzima bwawe, ndetse ubashe kubaho wishimye kandi ugire ubuzima buzira umuze. Tukwifurije rero kugira icyo ukura muri iki kiganiro, ndetse utangire ugerageze ibi bintu, ndetse bwa buzima bw'impagarike, bwa buzima n'impagarike n'ubugingo tukwifuriza uzabikura mu kuba wumvishe neza iki kiganiro, ukanakurikiza amabwiriza, ndetse n'ibi bimera nyine ukaba wabihinga ukajya unabirya mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka ngushimire rero, nifurije impagarike n'ubugingo. Ibiganiro byacu nakagaruka.